ibyabanje muri MATAYO HJigh School. Niyo mpamvu nari ntekereje impamvu uri kutwicaza hasi ibintu by'ababyeyi ngiye bikwiriye. Shasi ibijyanye n'amadolari none. Nakazi. Ariko rero iyi si ruswa. Uku nguku ni ukugusha neza Prefet. Ntabwo ari ruswa. Ntabwo ari ruswa. Ni ukugira ngo Prefet agafata. Asemani mpene njye uvuye uryo mani. Hanyuma ndabwirwa ngo uhetse. Ibyo narabirambiye gora mbyumva. Ubirambirwa iki? Shema. Sigaye nkubwira ukabyimbya umutwe. Uretse nzi. Prefet watubabariye koko. Imbabazi ziba kwa muganga. Hari abantu benshi uyu munsi bari mu buzima bahisemo mu myaka 6 y'ikiciro cy'amashuri yisumbuye. Igihe buri wese yiga amasomo ari maza amubeshaho mu buzima bwose, ariko akayakomatanya n'amasomo kamere y'ubuzima. Igihe imyaka y'amashuri umuntu yigamo ihura n'imyaka ye y'amavuko. Igihe tuba dufite inzozi zitandukanye cyane n'ibyo tuzabamo mu by'ukuri. Igihe ubugimbi n'ubwangavu buba bukubwira ko ari wowe utegeka isi. Amaso yawe atakibona ukuri k'ubuzima, ahubwo akwereka ko ibintu byose ari iroze. Igihe amaso yawe aba ataragira ubushobozi bwo kukwereka ko ubuzima bushobora kuzaba bubi. Muri iki gihe cyo kubana amasaha menshi n'urungano, buri wese ahimba ubwoko bw'ubuzima n'imibereho atekereza ko izamushyira imbere y'abandi. Hari abashyira imbere indangagaciro zituma bazaba abahanga. Hari abiyubakamo ubwoko bw'umuntu bushingiye ku kwerekana ko uburezi nta mwanya ukomeye bufite mu isi, bityo bakababaswa. Hari abishyira mu mutwe ko ubuzima ari filime, bagatangira kubaho nk'aho bari muri televiziyo. Amashuri yisumbuye ni inkuru, ariko cyane cyane ni inkuru y'ubuzima. Abana bananiye hahandi nkomeje kubakoramo stress sinazakira. Kuko utankunda nanjye nzahora ndira. Urangiza gusa ndabona umeze nk'umuntu unaniwe ariko ntabwo byari ngombwa. Ahubwo headmaster yari yambwiye ngo nzakuzanira n'uretwe uzayimumenye. Gusa ni make byari ngombwa kugeraho ufata umwanzuro wo kwandika iletire kugira ngo wegure uhindure umwanya. Ntabwo gukora muri library byakubera n'ukuri. Security ni uko utazi ukuntu twebwe tubayeho. Bariya bana mbese keretse ugiye ukajya kubazanya amateka. Baratuzengereje hahandi ntabwo njye nakomeza. Ni byiza niyo mpamvu nagiye gusaba headmaster arambwira ngo nzakuzanira iletire azaba adahari kugira ngo nsabe kwimurirwa muri library. Gusa nanjye ndabibona, gusa sinagushyigikiye kuko nanjye ndebye akazi nkora hano n'ukuntu abanyeshuri mbona baba nanjye banesheje umutwe. Ntabwo numva ko wahindura umwanya pe, ariko ndaza kugerageza ndayimuguhera turebe icyo twakoze. Ushobora kunkoreye nta kibazo, ino letire ndayitegereza kwa master. Gusa sinzi ko ari bubyakira bimumeresha. Gusa wari wambaye neza uyu munsi. Merci. Sigara amahoro. Bye. Ababyashitani ukaba uri hano gukora iki se mbara ababyashitani? Muzi ko umwana w'Imana araje. Yaguzwe niba bamukubise harya ngo sinzi bibire niba kubicara 200 byatumye umwana w'Imana apfa. None se ukabwesha ibiceri ndese ukabesha nawe rero nureba nawe uzapfa. Oya ntugakunda amafaranga ngo nawe nureba nawe uzapfa. Kare Muri kw'Imana ntabwo mubeshya. Ariko rero mubaze mata amafaranga amazi imyaka wavuze gaje imyaka 2 wagira ngo directeur akumve cyangwa se abandi banyeshuri bago rya amadeni amata y'inyangamugayo. Matayo y'inyangamugayo. Nabyo ngibyo tuze kuvuga. Akabari ntabwo njya mu kabari. Ariko burya y'abantu bakennye y'abagabo bakennye
batangira kwigira bigira abagore bakagira ganga nakijya abagabo wavuze ko ari ubukene bakena sara ukwezi gushira ntahembe yo hembe uri ubukene ahubwo ko wowe ahubwo mbona uzanankenesha uretse rumubwira mugenzi wanjye ko turi inshuti iyo tudapfuye umugore dupfa amafaranga iyo amafaranga byihorere tujye tugera twinywera agacupa twiyizire urumva tubane neza amafaranga yihorera reka ramubwire matandi kubona mugenda bigira ibintu by'imikino kandi ntabwo ngende mu mikino ikintu ngiye kugukorera ni kimwe sibyo ugende ariko nzaba mwishyuye wake byeri hariya kwa oya nta wikigora nta byabyeri ntabwo ngende inzoga ubu nabihagaritse ariko se ubundi unyishyuza hari inyandiko dufitanye ubundi mugutangira oya hari ujya kunguriza amafaranga hari inyandiko wigeze unyandikira ngo Matayo umukorera amafaranga Matayo wandegahise ndabona uki urimo bifata oya wandegahise ubona ukuntu bifata nk'ibintu byoroshye kandi diseriye ni ukuri nanjye diseriye ariko se njye singukingira ikibaba kenshi ikibaba si ikibaba ki amanyanga menshi uri amanyanga ni nasi hano kuza no gukora n'umunsi n'umwe amanyanga ukingira n'aya mwibutse yesi nyamvuga cyane nkawe zabo watezingwa bagurisha amakarita agera muri 30 y'indi jewe Matayo narakubonye narakurungurutse ahantu narabimenye buri njyewe gurisha amakarita y'ingwa akakiraze reka mubwire rero je Matayo reka mubwire mata ndikone muri gendo bigira ibintu by'imikino ntabwo ndi mu mikino n'ukuri ndakara amafaranga ndayakeneye imyaka 2 ariko se wa mugani yari nyereko nagiye nayo kuri amafaranga kuyabona uburenganzira bwanjye kuyakwima nyerekana twandikiranye urabizi n'ibindi oya mase waya nta kare akantu ugenda ukariya kare akakanye ndagukora cyese ariko se kivuga kiye uyubashye niki oyasha ugira ngo twebwe bagiye ngo turya amadeni oya pa yenda kibagiwe na telefone yacu shatse nini nashyira ku ryinyo sinareba iki ranahenze ngiye ntankegera sabiri batesha umuntu umutwe cyakakira nanyishe ubundi mugira ubwenge muratekereza n'ubwa nyuma na nyuma tuba ndamutse n'abari na prince ubwa nyuma bwa nyuma gusa ugutonesha ako kavuze ko ndi imfubyi uzagiye ko ndi imfubyi urazi kuba imfubyi no kuba imyaka mu ishuri burira no kubabarira bwa nyuma cyakora Prefet n'ababarira nanjye ko nzababarira Ticha ninji. Ninjire ba. Prefet. Yes. Wafashije abanyeshuri ba. Muri telefone atubara twitch. Arabaye. Eko mana. ariko shaka ubundi mu babazima cyangwa ntasoni muri abanyeshuri muri inzererezi funge yose sibwo ngo nawe nkitaye ngo wagize ibyago urumva umva urabona kano karima kano mugomba kugahinga kose mukakamarangiza mumurikize umva ndavuze ngo mufungize wese sana sinkavuge umuvuge are mumurikize Abandi bana barimo bariga ubu ngubu. tugusezeje kwisubira guhera uyu munsi nta kosa n'irindi ari buzongera kudufatiramo ndagusezeranyije nuko murabizi turagusezeranyije musohoke hanze Reba nk'ubu watanze. musohoke ndavuze musohoke hanze none se ikibazo cyakwizeteje musohoke hanze wakabare nka barumuna bawe ko umvise uko navuze ngo musohoke
batugiriye ntabara umuntu wawe ko. Press. Jya muri prefecture nzanire telefone hasi. Sawa. Sawa nanje. Mushe, ariko tuvana Mata, kubera ko mbona abana bandushye. Nagiye kwa Prefet gusaba ko bamindurira. Najyanye ejo iretre kwa secrétaire ngo ndebe ko banjyana muri library. Mbona abana baranyishe pe. Niko sha. Akazi nagawe wakarangije? Narakarangiza ariko ticaranye ngo telefone yasize hano. Nose afite uburenganzira bwo gukurana no gushyize jewe. Nuko nari ndi mu biro bye nimo ndamusaba ko yafasha nakora kwiza abandi bakoze nabi. Aha ngaho uri ni he? Ngaha ni kwa Prefet. Kwa Prefet? Ushinzwe iki? Abanyeshuri. Abanyeshuri? Discipline. Na? Discipline. Are mvira mu biruka. Ese. Abanyeshuri giye bagiye kumusaza kabisa. Ubu ibicucu byose bizajya byibagirwa ngo ni kwa Prefet. Kibagiye ugisha cyashize telefone ngo cyayisize hano. Gusa ubwo urumva. Ibi ni byo nakubwiraga wabihakanye. Jewe ngiye waje nabirambiye kabisa. Zo stress. Zo stress. Oya, giye akazi ntacyo kantwaye. Ikibazo, ikibazo. Ibicucu bizajya byose byibagirwa, ibiki byose ngo ni kwa Prefet. Kazi ntacyo kagutwaye. Kandi mbona wari ucitse amaguru ngo tujye mu nama. Hajya dufite inama. Uzuko nandi gutekereza ko ugiye kungurira kana ahubwo. Ntamse ngutsa amafaranga. Cyaka kiranyishe. Naye nzakugurira. Sashanye ya raporo ko ntayikoze. Ngwino nyine kuraza kubisobanura. Telefone. Yenda yishyira kuri iyi moto. Cyemezo cyerekana se ko yasize hano niki. Ibizakurikira muri MATAYO HJigh School. Today no kanyaga. Afite abana nifuza abana nk'abangaye. Bazaba bari bose barabari bose abana dati. Vuga ngo uzifunga ibyana kandi nasoro bahari. Atandukanye Basi ndapfukana. Hari amasomo ari kunshi. ntabwo nakubwiye yuko Prefet namara kugwa imbabazi nanjye nzazigwa. wowe urabona ndi gukina wapita wowe.